ntiyari kunyihorera nubwo navuze nongorera ntiyabonye ngiye kuba amanuki. Reka mbasuze kandi mbifurize byiza mwe mukomeje kurikira Wakanda official. Reka duhereze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubahaye ikaze. Ku bakunzi ba Vestine na Dorcas tubafitiye amakuru meza yuko bagiye gusohora indirimbo nshyashya. Ni indirimbo yatangiye no guterwaho ibitekerezo bamwe na bamwe, dore ko ari indirimbo nziza rero cyane izaba yitwa Usisite. Ishobora kuba ari iyo mu Giswahili, dore ko aba bana nyine Vestine na Dorcas cyangwa se itsinda Vestine na Dorcas basigaye bariyeguriye indirimbo z'igiswahili cyane. Ni mu mashusho rero bagaragaye ubwo bari muri studio, ndetse binahamirizwa mu ruhame nyine, ndetse na manager wabo MIE cyangwa se Murinda habi nyine Irene, aho rero yagaragaje ko barimo bategura indirimbo nshya, dore ko abitegura no kuyishyira hanze bidatinze. Indirimbo rero izaba yitwa Usisite. Ni mu gihe rero bari bamaze gushyira indirimbo hanze Emmanuel nayo yakunzwe n'abatari bake, kandi mwibutsa ko aba bana Vestine na Dorcas bakunze gukora indirimbo hacemo igihe kinini cyane rwose. Benshi rero bari bamaze kubakumbura abatari bake, abongera rero kubona Vestine na Dorcas barimo rero nanone baririmba nyine. Yego rero bagaragaye rero barimo baririmba indirimbo yabo nyine y'ikinyarwanda. Ni indirimbo yakunzwe n'abatari bake, dore ko nyine bari muri studio aho indirimbo nyine igiye kuzarambikwa biganza nyine n'umuproducer wabo usanzwe bakorera nyine Santana, dore ko ari usanzwe utunganya ibijyanye n'amajwi, dore ko amakuru dufite ashobora kuba Niyo Bosco rero agiye nawe afite uruhare runini mu indirimbo, dore ko ari we muntu usanzwe ubandikira. By the way, niwe muntu usanzwe ubandikira, biravuga ko rero ari we wanditse rero iyi ndirimbo. Ni indirimbo izaba ari nziza cyane, ni indirimbo izakundwa n'abatari bake, dore ko muri comment bamwe batangiye bavuga ati ubu none iyi ndirimbo tuzayiririmba ute. Ariko kuririmba rwose nibyo nyine bari bibaza bamwe na bamwe, ariko nyamara bazaririmba nk'izindi zose nkuko Yebo cyangwa se Nema ndetse na Emmanuel zose bagiye baziririmba. Nazo ni indirimbo zo mu Giswahili zagiye zikundwa cyane. Aba bana rero cyangwa se itsinda nyine Vestine na Dorcas basigaye rero barigaruriye indirimbo z'igiswahili cyane ari mu bihugu bya Kenya basigaye bakunzwe ku rwego rudasanzwe. No mu Rwanda barakunzwe, ariko cyane no muri Kenya basigaye rero babakunda mu buryo budasanzwe. Niyo mpamvu ubona ko basigaye baririmba indirimbo z'igiswahili. Dorcas rero yagaragaye mu myambaro y'umweru, Vestine we agaragara rero mu myambaro y'icyatsi ndetse n'umukara, ariko bose bari bambaye ingofero. Ibintu byagarutsweho kuri comment zimwe na zimwe, aho bagiye bandika ati rwose ingofero zirababera, ariko abandi nyamara bakavuga ati nta mukozi w'Imana wambara ingofero. Ariko nyamara byose nyine aba ari uko bitangira nyine ibitekerezo, nta ushobora nyine kugira icyo abihindura. Vestine rero yagaragaraga nk'umuntu rwose wujujwe mu mwuka, dore ko yari yanasinziriye yegamiye. Bamwe batangiye bavuga ati erega mumenye ko Vestine anarushye. Bamwe bajya bavuga ati Vestine anarushye mu mureke rwose, arakuriwe rwose. Murabizi ko nyine aheruka gukora ubukwe. Itsinda rero Vestine na Dorcas rigaragaye rero mu mashusho nk'aya ngaya nyine, aho rimo bateguza rero indirimbo yabo. Ni mu gihe baheruka rero gutaha ibirori by'agatangaza bya Niyo Bosco. Niyo Bosco rero aheruka gutera ivi umukunzi we. Yagaragaye rero Vestine na Dorcas nyine bari muri ibirori, haba Murinda habi ndetse na Chris. Izi timu yose muri rusange MIE yose yari yagiye rwose kubashyigikira, dore ko Niyo Bosco nyine yabaye muri timu. Ibyo byose rero ni ibintu twagiye tugaruka mu kiganiro cyacu giheruka. Icyo nagusaba nuko wasubira inyuma gato ukabanza ukareba video zabanje kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Vestine rero and Dorcas ni itsinda rero ryakunzwe kugaruka bavuga ati ubwo Vestine nyamara ashatse birashoboka ko batazongera nyamara kuririmba, ariko twongeye kubona rero batangiye kuririmba. Iyi izaba ariyo ndirimbo ya mbere nyine bazaba banasohoye nyuma ya Vestine cyangwa se Vestine na Idriss nyine bamaze gukora ubukwe. Ibitekerezo by'abantu benshi byagiye bigaruka ati itsinda Vestine na Dorcas kuri ubu rigiye gusenyuka. Benshi babigarutseho, ariko nyamara nta wari uzi ko nyine cyangwa se intego yabo bari bafite ko ari ugukomeza kutugezaho umuziki mwiza badahwema kutugezaho, ndetse umuziki utanga n'ubutumwa bwinshi. Ariko bamwe bagenda bifuza
ko bakongera kuririmba indirimbo z'ikinyarwanda kuko babakumbuye mu majwi baririmba indirimbo z'ikinyarwanda zitari igiswahili. Benshi rero bagenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, gusa natwe rero nka Wakanda Daily Official tuba tuhakubereye kugira ngo tukugezeho byose byiza. Icyo nkusaba rero nuko wakanda like, ugakanda subscribe, ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza rero bijye bikugeraho 5/5. Ariko mbere y'uko rero tugera no ku musozi ndagira nkubaza ati ese we wakire gute iyi ndirimbo nyine yaba Vestine na Dorcas izaba yitwa Usisite, uryakire gute iri zina ry'indirimbo? Urumva iyi ndirimbo izahimbura umutima wawe cyangwa bizagorana nka bamwe bagiye batanga ibitekerezo bavuga ati izajya itugora kuyiririmba? Tubwire hano hasi muri comment. Dorcas rero yagaragaye afite ya telefone zeruka kugarukaho, ni ya telefone y'igikoko, yongera kandi kugaragara nyine yambaye nasa agatangaza. Twagiye tugaruka mu biganiro byacu, cyangwa usaba nuko wamanuka gato ukabanza ukareba ibiganiro byinshi twagiye dukora bijyanye n'itsinda Vestine na Dorcas. Njye mwabanye nyita DJ Wakanda Famous. Ndabashimiye.